ntabwo natangaza amazina ye we yahita yamamara ariko ntabwo mukuru eshera mamara kandi baramusambanyije gusambana no kurana n'umuntu ni kimwe twararanye ntabwo twasambanye sister bwira nkwereke ariko mbabaruze ariko gitafu yagukunze cyane gwino ariko ntabwo ushobora yaje muri FM usanga muhobere bwira guhobere njye niyo mpamvu ubona nirwa ifite ubumuga bw'amaso uriya mwana uramutse ukoze kamera ukerekana ziriya nyashi bimwe byajyaga bavuga ngo nyashi n'amafi ndumva tutabihuza avuze jita umuntu wihaje kabisa ukavuga uti iyi ngo tugiye gutindana mumarana igihe kingana gite nihaye mbona ngenda abanza ngakora gasiporo nkaryama nkaruhuka ngabanza ngangwa kamukaru ngategura urumva message mbabwohereza buri kanya mbese byibuza iyo mfite umwanya uhagije byibuza wenda nk'akarundi ka mbere dushobora kuba twakwemera byibuza nk'agasakamo ubwo no ibaze unono kuri match mita ya mbere urumva ni twebwe match yacu tuyikoresha isaha imwe n'iminota 40 yego match yanjye match ya kabiri no urumva bo bongeraho noza hajya kwa kundi match za amakipe yahuye bigahora bigakubitana nyuma yaho bakongera iminota extra time nandi bayishyiramo ese jita mbabaragiye umbwiza ukuri we nturakoresha ku kanyabugabo umuti wa kongera yego nturakoresha oya je mfite akanyabugabo kandi kari naturel nakanyabugabo kandi ukoresha ibimera nkoresha harimo wenda nko kuba ikimera nkoresha harimo imyumbati birayi amasombe aho barambwiye ngo umuntu ngo wafashe ku cyatsi kibisi nango wowe banagatindamo ibintu by'ibyatsi bye simbizi ujya umbaza wenda umaze ati umuntu anywekamo karotindamo ariko njye ibyatsi ntabyo nzi rwose kare niyo babivuze ubone bakubeshyera ntabwo mbikunda biriya bintu kuko ntabwo ari byiza ni bibi cyane imana izanabindinde n'abana nzabyara izabibarinde ntihazagire n'uzanabikoresha ase grand frère wawe ambwiye ngo mwajyanye kwa Manibo ngo ajye mujya gukorana ibiganiro umaze gukora ibiganiro ngo ngarongera rigendera byagenze bite yagiye gukora ikiganiro bwa mbere Manibo aramukoresha pe sha bose baramuma muri mu comment bavati umuntu mu mutuzanire mu mugaruro none Manibo amuhamagaye bya bindi abantu ubwa ngo bakunda hari ukuntu ukunda ari kukarengera yari ari kumwe n'umugore bari bya bindi bambwiraga byo gutindana wewe ashaka kumara nk'amasaha 10 yibereyemo twebwe ni yo bita iki niba ari karande niba ari nese ni cyo kiraka abari ku kiraka we nukuvango akazi karagarara urumva sasa baramuhamagaye bamuhamagara ibere muri ako kazi birangira amuga mujyaje kwigira magati we buretse yajya ko buretse umugore yajya ati buretse ariko mani baravuga ati rero niba ukunze umugore ubwo akazi igumireyo abaheza yo gutumina yambye nuko yabuze akazi nuko yakabuze kandi nkwereke jita wowe wundi imvura yiguye yego ikagwa no mu masaha ya mu gitondo saa 11 gutya yego ebane wibereye mu rugo yanataraza ngo guhamagara noneho ugahita wibuka ko hari n'undi mwana nawe mujya muvugana kandi wenda mwigeze kurara nawe ntabwo ujya wumva ushaka guhita umuhamagara bagahita gufata akamoto buriya ibura imana nayo ishaka kugira ngo abantu itagugwishinguvana yahinduye noza system hari byose kigwa mu gitondo reka imana yabihinduye kuko yabonaga abantu barimo kugenda batarana amadari kenshi cyane ikibihindo no kuvanga imvura waze kugushimbura n'amadari ahurira imvura isigaye ni mugoroba kugushimbura n'amadari ahurira kuzuko none imvura isiga ingwa izuba riva saa 8 z'amanywa kurya zuba rya rukamba niba rya zuba rya rukamba ukajya ukona ukabura imvura iraguye ya nukuvanga rero imana nayo ntabwo igikunda ubwo buntu bwo izo geso za hato na hato yahinduye systeme imvura isigaye ni mugoroba ubu uzashika kusambanyi byari wowe nje cyitafu sinigeze nsambana kuko nakuri ahantu basambana ariko ntabwo nigeze nsambana ni bigeze unacikwe ya kara ntabwo wabinkora akora ndagahara jita akigenda hari ukuntu mbona nawe birimo bijyanye hari ukuntu abonye ugenda uki oya ibyo bintu soko ibindi ndikeka wamara gukora gati siza kubita gute
kubane nibyo ngibyo hari umuntu abonye ugendamo kugira ngo nawe hari ukuntu ujya ugera aho ngaho ugakunda abahungu aho jita na mungu uragutereta buriya nanamutwika ahubwo nanamupfumura amaso ubwo se yaba nireta yanyweye ibiki ni mukaru ni igikoma ni sosoma wamupfumura amaso izi rinete ni iz'amaso cyangwa ni iz'ibicurane ni iz'amibe uri ukuvuga ngo iyo nayambaye amibe yamitana aba ari mu muti koko ugera mute se ugera mute umuti bawutera mu birenge ukaza kuzamukira muri rinete yego ako jita ushobora ngo ari isombe idahiye sinzi ahantu urimo urabivuga ngo ari isombe idahiye gucamo byagenze bite jita yavuze umuntu ujya urwara diyare dufite muri social media ni inzovu ariko ibidahiye se simbizi niwe muntu dufite arwara diyare akongera karakara igihe aza gusura yakoresheje umusarani wawe cyane oya aho nanuza uzi nyamabondo uzamu kipe ibintu yadukoreye yagiye ahantu twe twagiye araza Kacyiru nako hano noza hano niba ari ku Muyumbu yatira toilette ibintu yayikoreye mana we nyamabondo n'uwe ntabwo yayitumye ahubwo aragera yuzuza bahise bahamagara abantu bashinzwe kuvidura nyirayo yambwiye ati utama ibihumbi 100 ntabwo uciye kanga twagiye tumuteranirije ibihumbi 3 bingaye bayakamwana muhaya 3 nanjye kiro bingaye nabanzuvu n'abandi turamuteranije twambwiye ati yari yayimenye se yari yaridutse we ni ukuvuga ngo we iyo agiye ashobora kujyamo akaba yamara nk'umusozi utinye ko yagiyemo tukajya gutanga itangazo kuri radiyo twabuze umuntu nyamabondo n'umwe w'ikigo gise yego bitavuze n'ababizi mbashona abantu bamwe wenda bakora nk'ibyo ukora basa n'aho bafite ubwenge n'ingande abantu bakora nk'ibyo nkora basa n'aho bafite ubwenge bafite ubundi mu bantu mufite muri social media bona bafite ubwenge jita ni ku mwanya wa mbere yego ako yakavuze kuri inzamba oya ntabwo yabivuze buriya wasanga yanyweye igikoma kandi nabibwiye nuramuka dusaba tunyweye igikoma uzaza uvuga ibitabo bidahuye umwe mu banyamakuru ashobora kuba barakoresha ikibazo cy'ubuzanga ni nkande aho ngaho ugiye kubonana n'abantu bakora muri social media kandi ari ababozi nta n'umwe wigeze amasubiza nuko atabukoresha jita muramwumvise ariko nyine hari umuntu ukubaza ikibazo ugatumva nyine kiri mu buzanga yewe iyo mbajije ikibazo numva kiri kotereta hajya bakita kotereta kwa kundi ukora indirimbo ukajya kotereta kiri orosije yes kiri kotereta ngewe iyo kotereta mpita nyigira oxygen ngwiki ubihindura ute mpita mbigira imiyaga ya ngo tuyihindura oxygen ako mwanya ugiye kamukara ngo tuyihindura oxygen hano waje kuwahaye ko wanumiye yego yatumye umuntu agomba nyine uba ugomba kurya ibyo baguhaye yego no mukanya buriya mukanya no kwifi ngomba kugenda nkugenera gake buriya ni nafure wavuye mu rugo wamaze gukwina ngo uje guhagira nayo maze icyumweru ibyo bundi narasenze umwuka wera arambwira ati dore ndabona ugiye gukora ikiganiro n'umuhungu maze ubu wahise ubyibagirwa yego ubwonko bwanjye ni buzima ni buzima yego ubu uhita ubyibagirwa yego ubwo rero arambwira ati tugiye gukora ikiganiro na Gasoko mpita mvuga noneho njyewe ndavuga mpita nkora inuza ko bambwira ati kote tuzura mugabo nukuti ukanywa ariko ngwara byo gucyura kikakureba ibyo byenda bigera bari babikubwiye ko bagucyura barabimbwiye ariko nje ibyo ubwo ninde wakuneranyije nawe nje barabimbwiye ninde wakuneranyije nawe nuza naguze amamega telefone yanjye abinyereka kuko akugabira utanyurira ifi ndayirya uko jitafu yirinda kuvuga nk'izina ry'umuntu kugira ngo batamubaga ariko jitafu yaje yafashe umwanzuro ngo ko wamubaga utamubaga n'ubundi ayirya yewe ifi wambaga nta kinya wambaga ne kinya ifi ndayirya go nicyo cyanzanya ha nushaka ujye ungenera ujye umagawa ariko ndarya ifi koko nicyo cyanzanya hano niba watumiye abakobwa ugatumira abahungu ugatumira abanyamakuru barenga 50 bakaza kureba iyi nkuru ni gute ngiye nta ifi ifi iraribwa wari kurya nk'ifi ryari wari wakuri ifi ryari ifi nahise hajya kuva naza muri social media nibwo ngiye kurya ifi umuzi musanzwe mu rugo wirira guturagara nkunda two mu mazi ariko udufi dutoya uyu munsi ugiye kurya barirene ngiye kurya barirene ase barirene bayirya bate kuba haje muri barirene
barene hari umuntu ugeze gukora ubukwe afite umukobwa nako yari afite marene arangije arya inkoko agiye kuburana baramubwira ati kukimo wariye inkoko aravuga ati njye nitwa marene kandi n'inkoko yitwaga marene. Yes. None suko marene na barene bitandukanye. Marene na barene bitandukanye. Birahuye, marene na barene birahuye. Bahise bamugira umwe leta yitahira umunsi yaragiye agifi. Yarafunze se? Kuko wumva we byari mu bukwe agifi y'umugeni. Kandi beba Akaze jita njya nkunda kumva kwivugisha twongereza. Iyo umuntu avuze ngo by the way abavuze ngo iki? Ngo by the way ijambo by the way nagatsindagira nkuru. Yego nagatsindagira nkuru abavuze ngo ese ibyo bintu no kubwira marabyumva neza. Ubwo yavuze ngo of course abavuze bavuga ati yes of course. Nukuvuga ngo yes of course kuvuga ngo iyo nkuru ibaye nziza cyane. Nawe yavuga ngo so nukuvuga ngo nakiryo nukuvuga ngo muri minsi nuko muri minsi ejo bundi abantu bashinzwe ibinyarwanda bari bahagurukiye ariko muri minsi abantu bari baradukanye ngo of course so quand même en tout cas vraiment ubwo se nyine so bivuze ikinyarwanda buretse gato byumve neza wa mugabo reka ngeso meze na cyawe gasoko uva kujya byumve neza gasoko wowe ijambo yabagiye wamubaje ngo ese ku muco nyarwanda cyangwa se ku bihangano nyarwanda byumva ute ijambo so akarenda arangiza utarumvamo ijambo ikinyarwanda ari byongereza ubunyarwanda afata utwongereza akagenda duterateranya rwa so of course ese jita koza akaduteranya tukaza kubyara inkuru y'agatsindagira nkuru. Jita akamaro ko gusiramurwa n'akahe? Akamaro ko gusiramurwa ushobora kubaho ntabwo ushobora kurwara indwara iterwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ubugendakanwa, diyabete, kanseri, zamibe. no gusiramurwa. Ubura umuntu wesiramuje bazajya ugiye kwa muganga bagasanga urwaye diyabete warasiramuye nako warasiramuka icyo gihe nuko uhita kujyana hehe hara Nyabugogo ukajya kwivuriza Nyabugogo kuko ntabwo byagomba bakuvuza imiti ya kinyarwanda. Yes nukuvuga ngo gusiramurwa bihangana na za ndwara za hato na hato zibikato. Yes buriya kuzi ko umuntu usiramuye agira peti ntabwo mubizi mwe wasiramuye ryari hashize imyaka 3 ni bandi suzi muri showbiz badasiramuye ego kumumba bore mwabanyamakuru babarira rwose kare